ubu noneho wabimenye ko muri ADPR ngo abapasteri imitima irimo kudiha cyangwa se barimo guhumekera mu kwaha. Umuteto washize uwahekwaga yigenze, Okay. Wabigaburirirwaga no wabyigaburije. ubwo rero uwahekwaga yigenze ntabindi. iyo niyo nama rero nziza ubwo gubwo Ni inama kandi nziza n'ukuri pe. umva reka kunjijisha, ari kumenye ko Manuel nawe witonde nawe ntiwari uhari. reka kunjijisha, ngo wasomye tugende na amateka please. Ariko najye nkubwira na amateka nanjye kandi yanditse, reka kunjijisha kubera ko turabizi neza amateka agaragaza icyo Musinga yazize. Ibyo ngibyo turabizi ko yazize ko yanze kuyoboka izo mana z'abazungu. Ukiri aho n'abagiye kubwiriza Musinga ngiye nabanenga, ariko hari umurongo uba mu byakozwe n'intumwa 24 uvuga yuko Imana itaba mu nsengero zubatswe n'abantu. Ati ibyo ngibyo byo murabivugaho iki? Uzabitubarize bamuvuga butuka. Karacyo nuko iyo mana cyangwa se kigaragara nuko abantu bizaniye ibihimbano byabo. N'uyu munsi baracyabizana, bakabizana bagashaka abanyarwanda babiyoboka, n'abandi n'isi yose ntaga abanyarwanda bagenda babica, abandi bagize ubwoba bemera kuyoboka izo mana z'abazungu. Ibyo sibyo navuze, yababishe niwo ubizi. Ematox, ijwi ry'amakuru y'ukuri n'ibiganiro. Aha, reka rero tutangire ikiganiro cyacu, ariko ntabwo twagitangira tutabanje gusuhuza inshuti zacu zazindi z'akadasohoka zikunze kutwereka ko ziba ziri kumwe natwe, yaba abajya muri comment bakatwandikira, yaba n'abandi bose bagerageza kutwereka ko baba bari kumwe natwe. Turabasuhuje rero aho baherereye hose, bakomeze kugubwa neza cyane. Hano rero muri studio tugiye kuganira na Ziraziritse cyangwa se Kwizera Valence. Ndakwakiriye rero, gubwa neza cyane. Urakoze cyane muvandimwe Manuel, nanjye ndamukije badukurikiye bose kuri Ematox na Ziraziritse TV, aho muhereye hose, abatwandikira n'abatatwandikira, ariko mwaturije mwadukurikiye mwese, Imana ibahumugisha. Aha, amakuru yawe ndizera ko ari meza. Meza je wahora ari meza. Nubwo umunyarwanda we ngo niyo agiye gushyingura cyangwa niyo arwaye, ukamubaza amakuru yawe arakubwira ngo ni meza. Ariko burya nibyo, none se abanyarwanda rega njye ntekereza ko dushobora kuba dufite mentality sinzi itandukanye n'izabandi ku isi. Nese wabwira abantu ngo oya ni mabi napfushije, kandi twe twaciye umugani ngo intimba y'intore ntiyibuza gusimbuka. Uwo n'umugani w'abanyarwanda. Okay, ndaho ndakomeye no mu byago nzaririmba ndamahoro. Okay, byiza cyane. Aha rero twanzika iki ni ikiganiro cyitwa Gatonyanga mu nyanja, aho tugenda tuganira ku bintu bitandukanye, ariko nanone twibanda ku bintu bigendanye n'iyoboka mana na Bibiliya, insengero, abapaseri, amakorari, indirimbo, ibisa n'ibyo mbese. Ubu noneho wabimenye ko muri ADPR ngo abapasteri imitima irimo kudiha cyangwa se barimo guhumekera mu kwaha. Nayasuga abapaseri hari situation bafite bonyine ku isi ku buryo nta bandi bafite, ubwo se abantu bo muri Kirene iri guhumekera he? Sinzi barimo guhumekera, ariko ubwo impamvu mbikubwiye sinzi kuntu nkibutse. Arya hande Israel bajya barasana ni muri Gaza. Ni muri Gaza. Abaturage muri Gaza bari imitima iri guhumekera he? Ibyo ndabibona ko mbuga nkoranyambaga ariko nta gaciro mbi. Abapaseri muri ADPR ni abakristo baratuje baratekanye. Uvuga ko iri guhumekera mu kwaha aba yabapimye. None se ni gute wavuga ko idahumekera mu kwaha kandi barimo kugenda babaka imirimo, bari kugenda babakura ikiremwa kandi mu buryo butunguranye? Ikiremwa ku isi gihumekera mu kwaha ni umuserebanyi. Abapasi muri ADPR ntago ari imiserebanyi, barahumeka nibo bakura. Ese bundi ubwo uretse ko neza ukatabyo turi bugemo, hari igihe havuye abapasori bari mu 1,100, haza kuvaho bari muri 300, aho n'abandi nibavaho baravaho nkuko bavuye. Indembo ngo zari 143 ziramanuka zigera kuri 30. Oya indembo oya ntago zari indembo, ayo n'abaparuwasi. N'amaparuwasi niyo yari ijana. Hanyuma ava ku 143 amaparuwasi ngagera kuri 30. Ubu ni 30 byo baranabitangaje. Okay, ubu rero noneho akaba ari amakuru avuga ko agiye gusigara indembo zari 9 kangufashe. Yego, biri kuvuga ko zigiye kuba 5. Mbese nubigendanye nuko inzego za leta zubatse ubwo ngubwo. Paruwasi 30 ni uturere 30. Ubu ni paruwasi imwe mu karere. Indembe 5 rero zishyiraho ziraba ari intare enye n'umujyi wa Kigali nkuko uzizi. Ikibazo ufiteho ni iki? Okay, aho rero bakavuga bati ni gute aba bantu bose bagiye gusezererwa bayoboraga ayo maparuwase bagasezererwa hagasigara 5 gusa, wenda n'abandi babungirije, abandi bakaba batakaje imirimo ndetse n'amafaranga. Ndamutse ngusubije nkuko kibaza byatwara iminota y'ikiganiro, kuko nge ntabwo naheraho. Ubu nahera muri 83
igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatatu kakubwira inama yabereye i Kayove ibyo yanzuye Okay. bibyara impinduka birakomeza 96 hari haba impinduka. ako nakwibariza kugira ngo two kujya ku bintu byinshi ariko icyo ngiye kuvuga aho ngaho nuko impinduka iyo zije buri gihe hari abo zibabaza nabo zishimisha, ariko Ariko- si bwo bwa mbere impinduka zabaho. ariko harimo no mu itorero. gutakaza ikintu cyitwa imirimo. bibamo impinduka zose nibyo nakubwiye, ariko ubundi kankubaza abo rero bari gutakaza imirimo niyo mpamvu nakubwiye ngo bari guhumekera mu kwaha. Utakaje imirimo bari utakaje guhumekera mu bituza byabo, barahumekera mu bihaha byabo. Ntago gutakaza amafaranga ari gutakaza Kristo, gutakaza umwanya si gutakaza agakiza. Baze mu makorari turirimbane, baze mu nyamasengesho dusengane, bicare batuze, ikintu cyose kigira umwanya wayo. ntabwo ushobora gutuza udafite icyo kugaburira abana mu gihe urusanzwe ufite akazi bakakwirukana. Njye mbagaburira nte? watuza gute? Njye mbagaburira nte? Sindi pasori, sime baze babaho nk'uko mbaho. Okay, simbizi ntabwo ninjira mu buzima bwawe. Nanjye ndiho ngira abana bariga, uwo pasori bavanye ku mushahara, mpero ku mushahara muri 2000 umwaka wa 2000 ukirangira wose umushahara wanjye warangiriyeho. Okay. Ariko sinifuza ko nabashomeri ngo wenda mbayeho nabi nta wamenya, ariko kimwe cyo ntabwo muvuga ngo katakiwe pasori bakore babe n'abamotari babe n'abashoferi bajye no guhinga borori. Izo rero ni inama zawe urimo kubagira. Cyane ariko rwose. simbizi ko umuntu wamenyereye kurya ibitoki n'inkoko bamutekera by'ubuntu bikoze hirya bakagera gutya keretse ibyo by'ubuntu wenda akabirya agahabwa n'amafaranga ku kwezi. Yes. Uwo muntu uyu munsi akaba agiye gutakaza akaba atakaje ako kazi, ndumva atari ibintu bizamworohera. Reka Manuel, tubiveho. umuteto washize uwahekwaga yigenze, Okay. uwabigaburirwaga n'uwabyigaburira. ubwo rero uwahekwaga yigenze ntabindi. iyo niyo nama rero nziza ubwo ngubwo ni kubaha. inama kandi nziza n'ukuri pe. Mu kiganiro duherutse gukorana tuvuga ko inzu zidakwiriye kwitwa inzu z'Imana, ahubwo zikwiye kwitwa inzu zitiriwe izina ry'Imana. Hari umuntu agiye muri komenti agendeye kuri ibyo ngibyo aratubwira ati rega ati ntabwo ari ibyo ngibyo gusa, kuko hari naho bavuga ko ngo abakristo iyo bagiye kujya gusenga ngo baba bagiye gusengera mu nsengero ngo z'Imana cyangwa se mu nsengero z'Uwiteka. Ati bivuga ko iyi Mana iba muri ziriya nsengero. Ati ariko hari umurongo uba mu byakozwe n'intumwa 24 uvuga yuko Imana itaba mu nsengero zubatswe n'abantu. Ati ibyo ngibyo byo murabivugaho iki? Uzabitubarize wamuvuga butumwa. Ariko njye ndi kumva uwo muntu ari mu byo twavuze n'ubundi. Hari kuba aho umuntu aba, iryo jambo uraryumva? Yego. Naho umuntu ari, Yego. mbabura utanuka ibyo bintu bibiri. Aha dukorera ikiganiro niho mba njyewe, Oya. ariko isaha n'isaha ndahagera. Bibaye ngombwa hari impamvu ihanzanye ndahagera. Ese igihe mpari umuntu yasambura iyi nzu nkabyemera nta kibazo? Oya. Ese ahantu niba naba ntari se nkamenya ko iyi nzu abantu bari kuyangiza narebera nabyo ngo hara ntago ari wanjye se? Ntago wareberera. Okay, tujye ku nzu rero, ku rusengero rero. Ariko nta Mana iba muri ziriya nzu. Ntayibamo, nicyo yashatse Manuel, nta nzu iri ku isi n'imwe. Akavuga ati mama ugiye gukora iki? Reka ngusubize, Ko muvuga ko mugiye ngusubize n'uwo gusaba Imana muntu. kandi iyo Mana itaba muri ziriya Oya, nta nzu iri ku isi n'imwe Imana ibamo ituyemo. Ako kantu urakumvise? Ndakumvise. Ku isi nta nzu Imana ituyemo. Icya kabiri, ku isi nta nzu Imana itageramo. Aha ufite amatwi? Aho ndayafite rwose ndayumva. Nta nzu Imana itaganiriramo n'umuntu. Mu nzu iwanjye, memu naho ndi gusa mu muhanda, Yego. mu modoka. Hari ahantu Yakobo yaraye muri Bibiliya ngo aza abonye inzozi arose, yicura avuga ati burya hano hantu ni inzu y'Imana. Ko kantu urakumvise? Nakumvisha. Ubundi arega Manuel, abantu benshi ibyo bizeye nuko babyumva n'imbaraga bibifatana, hari igihe byangiza byinshi. Njye ntabwo mvuga ko urusengero ari inzu ya naka cyangwa ari inzu watoba uko ubonye. Nkuko ntarebera ahangaha ndi bahasenya nubwo ntaharara, niko n'Imana itabera urusengero umuntu abaye arwangiza ariko abakristo bagenda bajyamo baba bagiye kuhahurira n'Imana ngo bavugane, ariko ntabwo bisobanura ko Imana ari bitaha. Baba bagiye kuhahurira gute kandi itahaba? Ntiba nanjye nakwemereye ko itahaba. Nakubajije ngo hano ko ntahaba kuko mari nuko hari icyavuga ngo nuko hari icyahanzanye. Hari cyakuzanye. Yes, nayo hari icyakihaza no muri zanzu ikahura nabo barahahurira, ariko nta nubwo ihaza. ariko ntabwo ari biba. Oya, nta nubwo ihaza. Nge ndumva itahaza kuko Bibiliya ivuga ko Imana ibera hose icyarimwe. Yes, urumva ko nakubwiye ko no mu modoka ntabwo ideplasa hose ibihari. yahura akabyara hanyuma urayihakura uteka. Gusa ntiwitsinze amwe n'abandi mu byumva kimwe, urayihakura ute nta n'ibindi jambo mvuga, nta nicyo ndenzaho. Hanyuma ibera hose icyarimwe hose. Oya rekera
no mu rusengero igize gute vuga ngo irahari nayo irahari ndikiraho rero ariko rero what is the problem yibazaga impamvu bavuga ko rero bagomba kujya ahubwo nkurikije bivuze bo bakavuga bati kuki zitaguma aho uri ko ibera hose icyarimwe yoke umunsi wanjye irahari mu modoka irahari mu ishyamba irahari ariko nanaza njye nawe tugahurira ahantu hamwe tugafatanya gusenga no kwizera hari n'icyo wangiraho inama hari n'icyo twafatanya birakwiriye ko twaza tukagera aho duhurira njye nawe ubwumva bimeze gutyo umwe yaba ari iriya undi ari iriya oya byo ntabwo byaba ari byo nanone birakwiriye ko tugera aho duhurira ariko bigaragara ko Yesu kane ku isezerano rya kera wenda Yesu yajyaga mu materaniro agaterana ni hose irahari ariko birakwiye ko njye twagira duhurira nanone tugahugurana tugafashanya tukajya ukamenya amakuru yanjye tugahurira aho hantu ni iriya nzu twubaka ngo imvura itazatunyagira njye nawe twahuye izuba ritazatwica twahuye ariko burya Imana irahari njye rero mba numva no mu muhanda irahari mba numva kuko Bibiliya irabivuga neza njye mba numva ahubwo twebwe tuyijyanamo kuko iba mu mitima yacu wavuze ko Imana ibera hose icyarimwe urabihakanye ntabwo mbihakanye rekeraho ushatse wajya mu bindi cyo wagisubije wagitsinze byiza cyane ako ntabwo gasubije neza nzongera ndagasubiza neza kandi wagasubije cyangwa tuzagakorera ikiganiro nta kibazo jewe ndahari ngo tuganire ariko ubwo wemera ko Imana hano turi Imana irahari ibindi ushaka mwese uyikura mu rusengero ute none se kuki ntaguma ahangaha mukambwira ngo nakubwiye impamvu hava ngo njye hariya mu impamvu hava niyi nuko ngo njye nawe duhurire aho hantu yanzu twubatse njye nawe duhuriremo umenye niba nanarwaye umenye niba nanashonje hari icyo ndusha tufatanye tugirane inama tunasengerane dusenge niyo Mana ihari ikatuvugisha kuko ihari byiza cyane ubwo wenda afite icyo abyumvishijeho ariko sinshizwe tuzakora ikiganiro cyabyo gusa byiza cyane ikiganiro ni agatonyanga mu nyanja aho rero dufasha agatonyanga kuri ibyo ngibyo reka duhite dukomeza noneho tuganira kuri topika yacu y'uyu munsi sawa bwana Ziraziritse mperutse kureba nikoza mu bitabo bitwa abashakashatsi banditse mbona ahantu handitse ngo Imana abakoroni bayizana hano mu Rwanda abakoroni bazanye Imana koko yaravuze ko oya hano mu Rwanda Imana yari isanzwe ihari ariyo bitaga Imana y'u Rwanda hanyuma rero abakoroni baje bazanye Imana yitwa Mungu hanyuma rero Mungu si Igiswahili komeza kanere kukurogoya bazaza ikibazo neza Mungu ni Igiswahili ariko mu Kinyarwanda ni Imana yego noneho ariko ikibazo ahangaha cyangwa se ibintu ngira ngo tuganireho usobanurira abantu ubushakashatsi bukagaragaza ko abanyarwanda Imana barayiyobotse ntabwo bayihisemo nabireba uburyo babyandika n'uburyo bagiye babirambura babivugaho ibintu byinshi ariko bo bakavuga bati impamvu igaragaza neza ko abanyarwanda bayiyobotse ni uko abakoroni baje bitwaje imbunda ndetse bashyira igitutu ku mwami Musinga kugeza ubwo rero yabonye ko nta kundi byagenda yemera kuyoboka izo mana zabo bakavuga bati rero barayiyobotse kubera gutinya ko bakwicwa ariko ntabwo bayihisemo aha rero wowe wabisobanura gute ko cyangwa se wasobanurira abantu badukurikiye ko kuyoboka Imana no kuyihitamo twabitandukanya dute wowe wabivuga dute urakoze cyane ikibazo cyawe ni icyo cyakora ndagukunda ushobora kuba hari ibitabo ujya usoma pe ndabisoma kandi ntabwo ikibazo ni uko wagira ngo hari ikintu upfa n'Imana ahari Imana nayo dupfa umuntu uvuga ngo bakoroni bazanye Imana nayo ayizanye mu mifuka bayizanye mu modoka Imana nacyo dupfa ayizanye ni ukuvuga ngo mfite icyo mpfa n'Imana y'abanyarwanda ushaka iy'abaki wowe ariko Imana y'abanyarwanda Imana y'u Rwanda Imana y'isi yose ya indi basengeraga ahantu y'isi yose mu kazo gato mu gikari yaburetse hari Imana y'abanyarwanda iyo bandivugiraga ko yirirwa handi gataha i Rwanda hari n'Imana y'isi yose hari n'Imana ya Isirayeli niyo y'isi yose burya iyo ni imwe uretse ko cy'i Rwanda itaba y'isi yose ntubyite ko nubishobora none se ya Isirayeli ko yitwa Imana ya Isirayeli yo yitwa isi nuko ariyo yabyivugiye iyo yari yivugiye ngo ndi Imana ya Isirayeli ndi Imana y'ibifite imibiri byose ariko iy'i Rwanda ntabwo ibyo yabivuze none ubu ngubu ko barimo kurimbagurana se tuvuga ko witasije abarimbagura nabo biretse biza kadusubize kuyoboka no guhitamo sibyo yego tugaruke rero noneho abavuga ko Imana y'abazungu cyangwa se y'abakoroni abanyarwanda bayiyobotse ariko batayihisemo reka bari cyo tuvugaho ndagira ngo mbanze uzirikane utu tuntu tubiri nanone ufata ijambo Imana Dieu God niko muvuga by'icyongereza yego
Mungu, Giswahili, Ruhanga, Katonda, Ruganda, Createur, Ruhanga ni mu Rukiga, yego, Createur ni mu rurimi mu Gifaransa. n'andi mazina yayo ariko ugira amazina menshi ayo n'andi mazina yayo ndagira ngo nkutse amagambo ntari busome hano Paulo yabwiye abantu mu gihugu cyitwa Atenayi mu mujyi. Atenayi ntago ari igihugu, ni kapitale y'Ubugiriki, Atene. Yavuze ariko usanga uri handitse Atenayi ngo bagaba b'Abanyatenayi ngo ubwo nagendagendaga muri mwe nabonye igicaniro cyanditse ngo icy'Imana itamenywa, ati iyo musenga mutayizi niyongera ngo babwire. Aho si icyo ngicyo abakoloni bakoze mukacyita kibi. Aho mu Rwanda ntibasengaga Imana ariko bakavuga ko yirirwa handi gataha i Rwanda, abakoloni bakaza kuvuga Imana yirirwa i Rwanda ikanaharara. Ese manwe ubwo duhitemo Imana yirirwa handi ariko igataha i Rwanda, ubwo niyo nziza ku manywa idashobora kuhakandagira. Ibyo ngibyo bivuga ikindi kintu, ariko niyo basengaga. Yego, rega wowe menye ngo iyo bari bizeye, wowe bimenye ko wenda tutagiye kure cyane iyo sije cyangwa se iyo topic dufite, impamvu bo bavuga ko Abanyarwanda Imana bayiyobotse batigeze bayihitamo nuko bayizanye baza kwitsindira umwami kugira ngo yemere. Uretse ku mwami turavuga gato, uretse kubwire hari ijambo kuyoboka, kuyobora, sibyo? Aya magambo yose ashobora gukoreshwa ku muntu wayobye ukamuyobora aho yajyaga yahayobye, ubwo nawe akaba arayobotse, cyangwa se umuntu utayobye ariko yifuza kugira aho amenye. Babyumvise? Niba ndabyumva. Umuntu ngo leta ariko burya kugira kuri Stade Amahoro ni ukunyura hana, cyangwa se umuntu akabaza ati ndagera kuri Stade nci. Abo bantu bombi hari uyoboka kuko yayobye, hari n'uyoboka ibyo atarazi. Umuntu ntabwo ahitamo rero, yahitamo se gute kandi ari kuyoborwa hanze bitandukanye. None se ku bwawe abazungu bari kuvuga ngo iyi Mana yanyu niyituze murahitamo iyihe? Buriya ni nako byagenze n'ubundi ariko ntabwo ariko byagenze. Manwe uretse kubwira nta ndirimbo nituri nyuma ya kamera reka kunjijisha, ariko umenye ko Manwe nawe witonde, nawe ntiwari uhari. Reka kunjijisha, ibitabo ngo wasomye tugende n'amateka please. Ariko nanjye nkubwira n'amateka nanjye kandi yanditse. Reka kunjijisha kubera ko turabizi neza amateka agaragaza icyo Musinga yazize. Ibyo ngibyo turabizi ko yazize ko yanze kuyoboka izo mana z'abazungu. Ukiri aho n'abagiye kubwiriza Musinga ngiye nabanenga, abikoze bakajya kubwiriza umwami nabanenga gute. Ndabanengera hamwe n'abandi n'uyu munsi bazinduka karekare ngo bagiye ku mukuru w'igihugu, abo bose ndabanenga. Ndabanengera iki? Icyambere, abami bakibaho umwami yitwaga Imana ibonwa n'indi, niko umwami yitwaga. Bagombaga kubwiriza rubanda. Uranyumva neza? Nuko bari bafite n'ibindi bagendereye kandi rimwe na rimwe bitari na byiza. Ubundi kujya kubwiriza umwami, ubwiriza umwami uti ngo agira ati ko hari nawe abo ameze nk'aho abereye Imana. Yarigumye ko n'umwiyerekwa buriya umukuru w'igihugu wese abashushanya Imana. Ni ukuri icyo bisobanura. Nurota inzozi uko umukuru w'igihugu akubwira ibi n'ibi, uzamenye ko ari iby'Imana akubwiye. Ibyo wabyanga wabyemera icyo bisobanura. Ntabwo abo bakoloni nuko bari bafite ibindi bihishe. Niba bari bazi nge ntabwo nemerega ko Imana zangwe n'abakoloni, sina nabyemera buriya. Neze ngende umukristo muri ADP. None se mu Rwanda ntabwo rasanzwe hari Imana? Yari ihari. None kuki baje bakabwira Musinga ngo yemere? Naranayisenze ndanayize. Kuki rero baje kubwira Musinga ngo yemere abatizwe, yemere ko Imana yabo yitwa Mungu bayakire? Abona kubwiye ko nabanenze Musinga akababwira ko u Rwanda rusanzwe rufite Imana basenga, ko badakeneye ko babazanira izindi Mana. Nakubwiye ko abagiye kubwiriza Musinga baramakosa. Birangira byanze, bamusaba kubatizwa nabwo arabyanga, biza kurangira bamwishe. Umuhungu we Rudahigwa abonye ko bishe se agira ubwoba, yemera kuyoboka izo mana z'abazungu. Abo bazungu ntibamwishe n'ubundi, ariko bamwishe ko yarayobotse. Ariko ntacyo byamwunguye nawe. Yitira umwami Yesu. Ariko Imana irahari, Imana ni imwe, ni yaremye isi n'ijuru, si ya Isiraheli gusa, si yirirwa handi gataha i Rwanda, ni yandi twatangiye tuvuga ibera hose icyarimwe. Abantu bazizera iyo ngiyo irahagije. Ubwo ikigaragara cyo nuko iyo Mana cyangwa se ikigaragara nuko abantu bizaniye ibihimbano byabo. N'uyu munsi baracyabizana, bakabizana bagashaka Abanyarwanda babiyoboka, n'abandi n'isi yose ntago Abanyarwanda bagenda babica. Abandi bagize ubwoba bemera kuyoboka izo mana z'abazungu. Ibyo sibyo navuze, yababishe niwo ubizi. Ngenda bazasume ijambo Yesu yabwiye bene wabari kugabana, yarabwiye ngo niba mubona ari byiza gukorera Uwiteka mumukorere, mwabona gukorera Bayali ari byo byiza atari ko nje n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Abo dufatanije dukomeze dukorera Uwiteka nta wundi wenyine. Ngaye nguko rero ngibyo bigaragaza ko ngewe nakanzura mvuga ko koko ibihamya bibigaragaza ko koko Abanyarwanda bayobotse Imana z'abakoloni batigeze bazita. Icyo sinacyemeye, njye nakubwiye ko bahisemo umwami Musinga ngo aziyoboke, arabyanga, abyanze baramwica.
abaturage bagize ubwoba b'icyo gihe baravuga bati natwe batazatwica, bemera kuyoboka izo mana. ibyo ni Manuel ubivuga. Agakiza ntikazanywe n'abakoroni, kandi ubu abakoroni n'idini n'isengero n'agakiza biratandukanye. Mufate agakiza mureke iby'abakoroni, mufate Kristo mureke abakoroni. Njye nakijwe kubw'ubuntu, mwuka waramurikiye n'abandi umwuka wera azamurikira muri mwe, muzakizwe muteteye kuri ibi ngibi. Okay, ngayo nguko rero, ubwo sinzi aho tuzahuriza ariko reka tubiharire abadukurikiye nabo bazajye muri comment batwandikire uko babyumva. Yes. Hagati yo kuyoboka no guhitamo bazatubwire nabo aho bitandukaniye cyangwa se nuko babyumva. Reka rero ngushimire Bwana Ziraziritse. Urakoze cyane, nanjye ndagushimiye, nshimiye n'abadukurikira bose. Reka dushimire abari bari kumwe natwe muri iki kiganiro bose n'abazakireba bose, kandi Imana izakomeza ibaha umugisha, ibane nabo. Reka rero dusoze, ariko nanone dusoze tuvuga ko mu kindi kiganiro tuzakora hari ibindi bintu nakubwiye ko nzakubaza, kandi nanone ko uzabidusobanura neza, kubera ko twabinyuze hejuru twihuta, ariko kugira ngo abadukurikiye cyangwa se bakunda kudukurikira kugira ngo bazasobanukirwe, nuko tuzakora ikindi kiganiro cyabyo kihariye. Nta kibazo. Reka rero tubabwire ngo mukomeze kugubwa neza, Imana ikomeze ivange mu byanyu, kandi mukomeze guhaha muronke. Hasta la vista. Yes. Talks, ijwi ry'amakuru y'ukuri n'ibiganiro.